Hello guys, nizere ko mumeze neza. Mwakaza neza kuri ya YouTube channel yanyu. So hano ubutaha ubushize bari bambajije uburyo umuntu ashobora kuba yahagarika video ziza kuri telefone yawe, cyane cyane ziriya ziba zamamaza. So rero reka turebe ukuntu wahagarika ziriya video ziza kuri telefone yawe ziza ziri kwamamaza. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe then share, ubundi ukajya muri comment ukandika icyo tuzavugaho ubutaha. So reka turebe ukuntu umuntu ashobora kuba yahagarika video ziza zamamaza kuri telefone ye. So icyo ukora ni kimwe, urabanza ukore subscribe, wakora subscribe ubundi duhurire muri comment mumbwire icyo tuzavuga ubutaha. So uza hano muri settings, waza hano muri settings ukandikamo ijambo DNS, ukaza hano ukemezaho kuri DNS, uhita uza hano handitse private DNS, uhita uza hano ukemeza. Wamara kuza hano ukemeza, urabona ngiye ibisanzwe biri muri private DNS provider hostname, wowe akenshi rero uzajya uyisanga hano muri automatic. So icyo ukora ni kimwe, wowe urahindura ukaza ukemeza hano kuri private DNS provider hostmate. Iri jambo DNS iri ntabwo riba ririmo, nuko njye nari nsanzwe narabikoze. Icyo ukora ni kimwe, uraza ukandikamo ijambo DNS akadomo ijambo akadomo com. Icyo ukora rero urumva ntabwo iba iri muri off cyangwa iri muri automatic, already bamaze kwishyira muri private DNS provider hostname. So icyo ukora wandikamo rino zina DNS, warangiza ugahita ukanda hano kuri save. Automatically za video zamamaza ntabwo ziba zikiza kuri telefone yawe, biba wabihagaritse. Reka duhure ubutaha. Icyo musaba ni subscribe ndetse na share, ubundi duhurire muri comment. Ciao ciao.